Hayi, urumva umeze ute? Urumva witeguye ko tuganira muri aka kanya? Niba ariko biri, thumbs up. Muri aka kanya ndashaka ko tuganira kuri iki kintu cyitwa ubwoba. Ese ni ubuhe bwoba wumva mu mutima wawe? Ese ni ubuhe bwoba ukunda kugira muri uru rugendo watangiye ugana ku ntego zawe, ushaka gukabya inzozi zawe? Reka muri aka kanya tuganire. Uranyemereye? Ndizera ko wanyemereye. Byandika muri comment. Reka dutangiriye kuri iyi nkuru y'abagabo babiri ubona ko biteguye kurwana. Umugabo umwe ahagaze ku ruhande rumwe, undi ku rundi, biteguye kurwana. Kubana bwoba. Ibi birasa nk'intambara ikomeye. Bwoba naramuka atsinze irushanwa, atsinze ubwoba, arahabwa igikombe cy'agaciro ka zahabu, yambikwa ikamba ry'ubwami, ahabwa umudari w'ubuhangaje, ahinduka intwari itazibagirana. Ariko ubwoba niburamuka butsinze bwoba, icyo buhembwa ni kimwe gusa: burahabwa ububasha bwo kubata bwoba, bujye bumukoresha ibyo bwishakiye. Gusa mu bigaragara biragoye ko ubwoba bwatsinda bwoba, kubera ko urabona ko ubwoba bufite iturufu imwe gusa yonyine. Ubwoba burabasha gutsinda bwoba gusa mu gihe bwoba araba yemeye kumvira ibyo ubwoba bumubwira. Ubwoba naramuka abyemeye, akabyizera, akabigenderaho, ubwo araba atsinzwe. Ubwoba buraba bumutsinze. Ariko ubwoba nareka kumva ibyo ubwoba bumubwira, ahubwo agaha agaciro iby'aya magambo, intekerezo ze zirahinduka, maze ubuzima bwe nabwo buhere ko buhinduka. Hindura intekerezo mu kiganiro, umwanya w'impinduka mu buzima. Mu mutima wawe hararwaniramo intambara ikomeye. Hari umugabo ukubwira ati biriya ntiwabishobora, rekeraho kubikora, kuko nuramuka utsinzwe, nuramuka unabigerageje ugatsindwa ntibigende uko wabyifuzaga, isi yose izakota, uzaba uri mu kaga gakomeye cyane. Nawe tekereza uko rubanda bazavuga nibamara kumva uko byagenze. Nta kindi rwose bazaguseka, uzaba utanze urw'amenyo. Inama nziza rero nakubwira muri aka kanya nuko wabivamo, wabireka rwose, naho isi yazakubona. Mbega umugabo w'umugome! Uwo mugabo rwose aragushuka, nta keza ke. Nuramuka wumviye rwose ibyo akubwira, nta kindi araguhindura imbata ye, agukoresha iby'uburetwa kubuza umudendezo wose waremanwe. Nyamara warekera kumvira ibyo akubwira, ibintu byarushaho kuba byiza. Urireba ukabona nta mbaraga zihagije ufite. Ibitekerezo bikuza mu mutwe bwa mbere ni ibikubwira ko udashoboye. Ni bya bindi bikubwira ko uramutse ugerageje byakuzanira akaga gakomeye utabasha kwigobotora. Ubwo ni ubwoba bukubwira ibyo ngibyo, bwaguhesheje mu mwijima, ntiwabasha kubona umuco, umeze nk'uboshye. Uratekereza ko uboheshejwe iminyururu ikomeye cyane, kandi ari utwatsi narwo rwumye. Urwo twatsi tworoshye uboheshejwe twacika mu kanya nk'ako guhumbya. Uramutse ugerageje, iyo migozi yoroshye ikuziritse yacikagurika. Ese wari uzi ko ufite imbaraga zidasanzwe? Muri wowe wifitemo imbaraga zidasanzwe, ufitemo kamere yo guhanga, kamere yo kurema ibitariho maze bikabaho. Ese ujye uzirikana ko ufite ishusho y'Imana. Uha agaciro ijambo rigira riti tureme umuntu agira ishusho yacu, ase natwe, atwara amafi yo mu nyanja, inyoni n'ibisiga byo mu kirere, n'amatungo yo mu isi yose, n'igikururuka cyose. Imana irema umuntu agira ishusho yayo. Njye nawe niko yaturemye. Iri jambo ndizera ko aryumvishe neza. Hari akantu nakunze muri iri jambo: watware byose biri mu isi. Ese wari uzi ko uri umutware, umuyobozi? Ese ntabwo uzi ko mu by'uyobora ubwoba buza imbere cyane? None utekereza ko byamera niba ubwoba ari bwo bukuyobora. Ni nko kubona umutware utegekwa n'umugaragu we. Tsinda ubwoba, tinyuka ubwoba, uyobore. Umuyobozi w'intwari utsinda ibintu byose bikurwanya, uhereye kuri ubwo bwoba bukuri imbere. Umviye inkuru nanone. Hari intare yareranwe n'intama kuva ikivuka. Ntigeze yumva ko ari intare, ahubwo yahoraga yumva nk'izo ntama. Iby'izo ntama zakoraga nibyo niyo ntare yakoraga. Yiyumvaga nk'intama, kandi nyamara yari intare. Izo ntama zumvaga umutontomo w'intare, maze nazo zigahunga ngo zikize amagara yazo. Ya ntare yumvaga nk'intama nayo igahungana nazo. Umunsi umwe intare itera za ntama nk'ibisanzwe. Karabaye. Uko izo ntama zihunga, na ya ntare bigenda uko. Ubwo ya ntare yari iteye izo ntama, ihitamo gukurikira ya ntare itarigeze yimenya, bakifashe. Iyo ntare yaje kuyifata. Ibyo ntare yakuriye ingenzi yayo nibyo nshaka gushingaho hagati. Ndagira ngo ubyumve neza, nushaka ufata agakayi n'ikaramu maze ubyandike. Ya ntare ikimara kuyifata,
yayimanukanye ku mugezi wari hepfo gato, iyunamisha mu mazi irayibaza iti n'iki ubona muri aya mazi? Nayo irayisubiza iti icyo mbona muri aya mazi ndabonamo intare iteye ubwoba imeze nkawe. Ndayireba nkumva ndatinye rwose, ndabona ifite imigara nk'iyi ntare y'inkazi, ahubwo rwose wowe n'iyi ntare mbona mu mazi rwose mungirire impuhwe, rwose mundeke munyeze ibya none. Ya ntare nayo yarayisubije iti ntaho ujya, aho gutega amatwi nkubwire, iyo ntare ubona muri aya mazi ni wowe. Iyi ni isura yawe, uku niko umeze, nawe urabona ko utinyitse cyane. Ikibazo gikomeye ufite ni uko utamenya uwo uriwe. Iyo ntare itizi ibyumvise yaratunguye cyane, irayibaza iti none se uyu ni njye? Ushatse kuvuga ko ndi intare? Nzi ko rwose ndi intama. Uyu ni njyewe? None se ko ziriya ntama twabonaga zitantinye, ko twabanaga zimfata nk'intama ntizintinye na gato kandi ngaragarane? Ya ntare nayo iti nibyo, ntizigeze zigutinya kubera ko witwaraga nkazo. Irongera irayibaza iti none se ko twumva mutonoma tugakwira imishwaro, none ni gute nagira umutonoma nk'uwanyu? Ya ntare irayisubiza iti gerageza utonome maze wumve. Igerageza kuvumbura umunwa ngo itonome. Ikibumbura umunwa, ibiri mu ishyamba byose birahungabana. Iyo ntare yari ifite umutonomo uteye ubwoba, yari ifitemo imbaraga z'umurengera, gusa byose byicwaga no kutimenya. Yahoraga ibeshwa na za nama ko nta mbaraga nk'izo yifitemo, kugeza n'aho izo nama zayikoreshaga ibyo zishakiye. Gusa ariko kuva kuri iyo saha maze ihinduka umwami w'ishyamba yari ituyemo. Ngiyi inkuru. Iyo ntare ishobora kuba ari wowe yumva muri aka kanya. Ndatekereza ko noneho waba watangiye kumva ubuhangange wifitemo. Ndizera ko iyi video ikubereye wa mugezi, y'amazi uvumburiramo kuri intare y'inkazi. None kuva kuri uyu munsi tangira kwitwara nk'intare y'inkazi. Ubwoba bwari bwaraguhumishije butuma utabona umuco, butuma utamenya uwo uriwe. Ariko umunsi waba utsinda, nawe wabikora. Tsinda ubwoba. Reba ibitekerezo ufite mu mutwe wawe. Ibyo biteranyije havamo ikintu kinini cyane cyahindura isi, maze igahinduka nziza kurusha uko wayisanze. Umutwe wawe ufite ikoranabuhanga rihambaye cyane, ku buryo naho bateranya mudasobwa zose zo mu isi zitagira ubushobozi nk'ubw'umutwe wawe. Izo ntabwo zagira ububasha nk'ubw'umutwe wawe. Ubwonko bwawe utikije ko ibyo bintu bidashoboka, ariko reka nguhe facts. Larry Page na Sergey Brin ntibari gushinga ubwo twemera turi benshi iyo baza gutekereza nkawe, iyo baza gutekereza ko bidashoboka. Ese aribo na Google n'iki kigenzura ikindi? Nibo si Google ibagenzura. Babishatse bahindura Google uko babyishakiye. Bill Gates yahembye Microsoft, ari iri kumfasha muri aka kanya, kandi urabizi ko muri aka kanya nta Microsoft nta computer. Ntitwibagirwe nyakwigendera Steve Jobs. Ibyo yakoze turabizi: iPhone, MacBook, iPad, iPod ndetse n'ibindi byinshi muzi. Ibyo byose byavuye mu mutwe we. Kugira ngo ibyo bigerweho ntiyatekereje ko bitashoboka. Mark Zuckerberg yatekereza gutyo ntiyagushinga Facebook. Katuvuge no ku bagore: Oprah Winfrey, umugore nemera cyane w'igihangaje kandi w'umwirabura. Ariana Huffington ndetse n'abandi benshi ntibari kuba abagore b'ibihangaje mu byo bakora iyo baza gutekereza gutyo. Nawe uyu munsi wahindura intekerezo maze ibintu byinshi bigahinduka. Ntushobora kwiyumvisha uburyo uri mwiza mu isura. Ufite uburanga burenze urangaza. Rekeraho ariko kwigereranya n'abandi. Buriya se ba runaka. Ntushobora kwiyumvisha uburyo baramutse bagiye gutora umuntu uhagarariye abandi mu bwiza, bagiye gutora mu minsi cyangwa mu minsi tumeze nkawe. Ntushobora kwiyumvisha uburyo ari wowe wakegukana ibyo kamba. Uzi impamvu se? Dore impamvu niyi. Ku isi yose, bisubiremo, ku isi yose, wowe urihariye ku buryo nta muntu n'umwe wagereranywa nawe. Gusa byose byicwa nawe ushaka kwigereranya n'abandi, kandi urabizi ibyo ntibishoboka rwose. Umunsi wabaye nkawe ubwawe ukareka kwigereranya, ukumva ko wihariye ku isi yose, icyo gihe byinshi bizahinduka nakurahiye. Ariko se kuki ukomeje kuyoborwa n'ubwoba? Oya, rekeraho rwose. Ibyo birangirane n'uyu munsi. Iga kumenya uko ugenzura ibitekerezo byawe. Gerageza kurwanya ibitekerezo bibi aho byaba biva hose. Rwanya ikintu icyo ari cyo cyose cyaba gifitanye isano n'ubwoba. Hindura intekerezo zawe. Uri umunyembaraga, uri intwari, uri mwiza bihagije. Buri kimwe cyose ukeneye kugira ngo inzozi zawe zibe impamo uragifite.
nasoza nkubwira nti nta ntwari n'imwe yatinye urugamba, kandi nta ntwari yagiye ku rugamba gahunda ari ugutsindwa. Intego y'intwari ihora ari imwe, gutsinda. Ntukareke ngo ubwoba bugusenye, tsinda ubwoba. Mwakoze cyane kubana natwe muri iki kiganiro. Hano kuri YouTube turi bashya, ariko feedback turazibona, tubona ko tutari twenyine. Ibyo biduha icyizere cyuzuye ko tuzagera aho twifuza kugera. Twagusaba niba utarakora subscribe kuba wayikora ukadushigikira mu buryo namwe muzi, kandi niba hari umuntu uzi iyi video yafasha ndetse n'ibindi biganiro byose dukora, ukagenda umusangiza kuri Facebook, kuri WhatsApp, ahantu hose ukamwereka ibi bintu dukora. Twifuza ko ubutumwa bwacu bwagera ku bantu benshi. Byari ibyo, nakagaruka tuzasubira.